igitondo cy'ihumure. muri kumwe na Apostle Nizeyimana Theogene, muhabwe umugisha kuri Uplove. ndabasuhuje bakunzi ba Uplove, amahoro y'Imana bane namwe. Ni Apostle Nizeyimana Theogene, turamenyeranye kandi ndabakunda. Ndizera ko mwabyutse neza muri amahoro, kandi niba hari bitagenze neza nta gahora gahanze. Gusa Imana yacu ni Imana y'abazima, kuko ugihumekera cyari Imana yawe. Ibitangaza biracyagutegereje, gukora kw'Imana kuracyakurindiriye. Ni cya gitondo cy'umugisha, ni cya gitondo cy'ihumure Imana yaduhaye. Ijambo ry'uyu munsi turasoma mu gitabo cyo Kuva ibice 19 umurongo wa 9. Haravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, dore ndaza aho uri, ndi mu ico gifatanye kugira ngo abantu bumve mvugana nawe, maze bakwemere by'iteka ryose. Mose yari ayoboye ubwoko bw'Imana. Mose yari afite akazi gakomeye. Mose Imana yari yamuhamagaye nk'uko nawe Imana yaguhamagaye, ariko abo ntago bamwemeraga. Abantu yababwiraga ibyo Imana ivuze rimwe ntibabyumve, bakumva yuko ari ibye. Ese ko Imana ivugana nawe wenyine ntibabyemere cyane. Nawe ufite abantu batakwemera mu byo ukora, mu byo uvuga, ku myambarire yawe. Ufite inshuti z'indyarya zikuzengurutse zivuga ngo mbese nibyo cyangwa ntago ari byo. Ariko Imana yavuze ngo noneho igiye kuza aho uri, igiye kuvugana nawe. Abantu bagiye kubona ivugana nawe byumve, ngo kandi kugira ngo bakwemere by'iteka ryose. Imana ikwemeje abantu bagiye kukwemera si akanya gato, si iminsi ibiri, si itatu, ahubwo ni iteka ryose. Bagiye guca bugufi, bagiye gutangira guhamya Imana iri muri wowe, bagiye kubona ko wahamagawe, kuko Imana igiye kwemeza abantu by'iteka ryose. Haleluya. Imana iyo yakwemeje nta cyaguhinyuza. Iyo yaciye inzira nta ninde wayisiba. Reka ngusengera Imana. Mana, mu izina rya Yesu, umesheje umugisha umwana wawe. Ndagushimiye kandi ko ugiye kumwemeza isi, ukamwemeza abamupingaga batamwemeraga. Mwami, urakoze. Icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen.